Mobutu ugashyiramo abitwaga ba Juvenal Habyarimana n'abandi icyo gihe babaga bari ku butegetsi mu bingeri zitandukanye, yewe mu Bugande hari ba Obote n'abandi. Ubona ko ari abantu badafite urwibutso rwiza rwo kubakira amamize, nubwo kuyubaka ari uburenganzira bwabo, ariko nta rwibutso rwiza babategerezaho kuri Mobutu. Mobutu nazanye article 15 kuba abasirikare ba Kongo biba bakagezaho bakaniyiba ubwabo ni legacy, ni heritage, ni ntuze, ni umurage w'uyu nguyu Mobutu. Bakavuga ko ngo Mobutu ngari ubuzima akaba n'icyerekezo. Yitwa Sebastien Uwimbabazi, akaba ari umu FDLR. Uyu mutwe afatiwe ibihano, akaba rero ngagarutse muri FARDC akuriye zone ya gatatu ya defense. Na makuru arimo kugenda acicikana, niba koko yitwa Uwimbabazi Sebastien, ubwo tuzabimenya, tumenye n'ukuntu agiye kuyobora FARDC kandi ari umu FDLR. Mu gihe nk'iki ngiki muzi ko FDLR irimo guhigishwa uruhindu, umuntu w'ubutari utazi Kayirara mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi ntamenye umuntu ufite urwego mu twita mushikapuru, ntabwo buri umunyamugi, ntamenye n'igishushanyo cyabaga kureso, nta kintu bajyaga dukubitira turi abana ngo duciye ku musirikare ngo turamureba. Urumva n'abandi ntajya kurondora muri icyo gihe orchestre Nyampinga zari zihanze, za orchestre impesa zari zihanzwe, z'abaskuti Butare n'abandi. Kayirara rero ni umuntu yavuga ko abingoma kurya nyuma, abakurya kangahe, abamartyazo he hose, Kayirara n'isi nisanzura akaba n'ijuru. Kayirara igenderena washimishije abantu. Muri make umuntu yavuga ati, buri muntu ashobora kuvuga ati mana uzampe kurangiza urugendo nka Kayirara ukiri umusitari. Tubuze umuntu watuganirizaga, tubuze umuntu waruzi ibintu by'amateka, tubuze mbese umuntu pe. Buriya Kayirara ikintu muziho, ikintu bita kurimba kwambara. Kayirara yambaraga urukweto ukibaza ahantu yaruguriye bikagucanga. Kayirara kwambara. Shushu yakomeje ati publicité ya mbere ya MTN ya combo box, icyo bitaga Alcatel, abyina sha Joe Postere wacu aruhuka mu mahoro. Nguko uko Shushu yambwiye. Shushu nawe ndagusuhuje aho uri hose, uri Kamugira muri uyu mujyi ndabizi. Mama Shushu, wherever you are, enjoy ibyuko wumva yuko umusitari wacu Kayirara wacu. Mu byukuri nahoze mbwira abantu nta muntu ukwiye gukurikiza amarira Kayirara, kuko kandi ntigeze arira abantu, yarababyiniye araceza. Abantu babaga mu bisope bitandukanye baramuzi. Secretary bita Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi b'icyuba amajyaruguru, amasoko akakomeza kuvuga yuko imirwano yumvikana imbunda nini ntoya muri Nyabyondo, kandi by'ukuri ubuzima Nyabyondo bukaba bukomeje kutamera neza. Ubwo twasomaga iyi nkuru imirwano yari igikomeje, nta uramenya rero niba koko hari uwayegukanye Nyabyondo. Dufite umuvandimwe mu buryo bwagutse, muzi umustar ukomeye cyane Joe Postere. Ni umuntu w'umwugushi ukomeye, abandi bamuzi ku izina rya Kayirara. Iyo bavuga bana NYC cyangwa abantu bakuriye Nyamirambo, abahavukiye n'abahabaye mu gihe kinini cyane, nta muntu utarogoshwe, nta muntu utarakunze ubustar bwa Kayirara. Kayirara akaba yitabye Imana uyu munsi, nkuko nduzi kuri social media yakomeje kugenda bivuga. Ahantu yabaga yicaye rero yabaga ameze nk'umwami. Kayirara twabaga tumushagaye. Fadi none urandangije completely urandangije. Ubu ushaka kure image ye mwana Butare, reba Kayirara yarameze nk'umwami ahantu yabaga yicaye. Nta muntu w'Ibutare ujya wiburira, uko niko baba bimeze. Ariko ako kantu mujye mukazigama. Iyo urebye mobilization abantu, icyo nakwita axe d'imale ya Tshisekedi nabo bari kumwe bagiye bakora mu Kizarendo hariho hose, yewe bakajya mu bihugu bituranye, iyo mobilization bakayikora, manipulation bakayikora. Abantu bibagirwa yuko tuvuge impande zihanganye muri Kongo, ubwo turavugamo iyo coalition ya leta. Abantu bibagirwa yuko bidashoboka ko mu gihe bano ba Rwandaphone bari kurushwa imbaraga cyangwa barushwa imbaraga, nabashobora niba nabyita kwitabaza, niba nabyita gutabarwa no gutabarwa n'izindi coalition kandi nazo zishobora kurwana. Iki kintu reka nguhe ikaze kandi ngushimire. Kayirara ni umunyamugi, n'umuntu waje mu mujyi kera, umujyi arawuzi kurusha abazima n'abapfuye. Siko ntari mbizi ko yabyiniye. Yari umwana mwiza pe, yiyoroshyaga,
yaganiraga n'abantu bose, yarazi inkuru zose, kandi noneho yagiraga n'ikintu cyo gutabarana. Kayirara mu ifite ikibazo ukamwegera ako kantu ko gutabarana yarakazwiho, yari wa muntu uhora atabara. Ako yambwiraga yuko mu nzozi ze ahora ajya arota kuzubaka saro ikomeye cyane mu mujyi wa Butare. Ni umuntu wabaye i Kigali akura Nyamirambo ikure yireba nayo ikura imureba, kuko Kayirara ajya agira n'udufoto twari ahubatse amazu ya za Maison Trésor. Yaratugiraga batarazubaka akakwera ati hano iyi nyubako iri hari hameze gutya, yagiraga iyi album akayikwereka ukuntu Nyamirambo yari imeze. Yakundaga Nyamirambo cyane, abamuzi kuri ari amabaraza y'Inyamirambo aganira cyane, yambaye neza, yambare mu gatuza. Ndaje mbahe ubuhamya bw'umwe umuntu amaze kunyohereza muri audio mumve Kayirara n'isi, akaba n'isanzura, akaba n'ijuru. By'ukuri Kayirara yabazwa no kuba ari metre mu kogosha, ariko akaba atarajyana igikorwa gifatika cy'umwuga we mu mujyi wa Butare. Uri kuri channel ya David Marshall TV, évidemment kuri isaha wageze ku ino tariki 23 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Ni iminsi irenga 3 uyu mwaka uku kwezi ku matariki wigiye inyuma ho 3 nibwo umujyi wa Goma wari wafashwe n'inyeshyamba za M23 muri 2012. Kuvuga ngo inyeshyamba za M23 zimaze iminsi 3 mu mujyi wa Goma. Dufatiye kuri icyo gihe 2012 bafataga uriya mu rugo, tuba twibutsa amateka. Bityo rero mboneho gusuhuza abadukurikira bari mu mujyi wa Goma. Ubu noneho uyu mujyi ukaba warongeye gufatwa mu kwezi kwa mbere, ngira ngo uno mwaka ukongera kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Abantu banemeza ko umujyi wa Goma ubu ngubu umeze neza kurusha igihe wabereyeho kabisa, kandi abantu b'Igoma bakaba bishimira uko bayobowe muri uwo mujyi. Niko bimeze. So tuba turi mu karere rero tubwirana ibyo ngibyo. Amakuru y'ifatwa ry'umujyi wa Goma akaba yarakunze gutangazwa ku tariki 27 z'ukwezi kwa mbere uno mwaka. Nkuko tubibona amateka akomeza kubitwereka. Bityo rero tukaba tukubwiye ngo ni muri Goma, ni muri stand DRC dukurikira, tuguhaye ikaze ry'umwihariko. Reka nongere mpikaze ry'umwihariko kandi abantu bari muri Ituri. Ngira umuntu ujya ukunda kunyandikira cyane muri commentaire, numva avuga ikirundi, wo muri Ituri, akama makuru yo muri Ituri, abayazi aza amateka, azi byinshi. Nyamuna mugabo wo muri Ituri ndagusuhuje. Nzi neza yuko kabisa ukunda kumpa makuru, kabisa nzi neza yuko uri umuntu ujya ukunda kunkurikira. Si wewe wenyine, muri benshi muri ako gace. Nsuhuje abari muri Minembwe ndabasuhuje, amazina yaba menshi wenda sinangombwa, ariko kandi ndabasuhuje abantu mu Minembwe mwaramutse mute, mu Minembwe mwiriwe mute, mu Minembwe mwaraye mute. Kugira ngo rero Banyaminembwe kazi nange Banyamurenge muri rusange mutuye muri ako gace, ni muhumure, gutabarwa kwanyu kuri hafi, ntacyo mushobora kuba. Erega nta muntu ushobora kugira ikintu atwara undi ku isi ngamurangize completely nkuko abyifuza, kubera ko ntabo warazanye undi mu isi. Buri hari ikintu njya nibaza ku iyo urebye amateka y'Abanyafrika bamwe na bamwe natwe turimo, ukuntu ujye kubona ukabona hari nka soko communauté, urabizi tubaye mu communauté manini cyane, ukabona umuntu yigiza akara hakajya he ashaka kujya no kundi muntu abaho. Ntabwo bikunda. Nta muntu uzana undi mu isi, nta n'ubugomba kuyimukuramo. Abanyamurenge bazabaho, abahiga babikunda batabikunda. Ubwo ndavuga leta y'u Burundi, ndavuga leta ya Kongo Kinshasa n'ingabo zayo, ndavuga FDLR, ndetse nkavugamo n'aba Azalendo n'indi mitwe ya Mahima yishyize hamwe kugira ngo irimbure Abanyamurenge
nta kintu muzageraho. Nababwiye ko niba na ngombwa muzabona amaboko yandi mutigeze mwumva muri aka karere. Ubwo Israel na Hamas batangira kurwana, ngira ngo ni hegera muri Hamas festival ya Nova muri Israel, hari ku itariki ngira ngo 10 zirindwi zo kwa 10 2020, ubwo se na gatatu I think igitero cya Hamas. Nagiye kubona mona abantu bo muri Amerika Latine, urumva bagize gute, bambariye urugamba bagiye muri Israel, maze icyo gihe leta z'ibyo bihugu zikababaza zitese murimo kujya hehe, bakavuga bati tugiye gutabara bari abantu. Gusa benshi bagava muri iyo miryango y'abayahudi itaraye aho hantu hose hatandukanye bien entendu, ariko nanone wibuke neza yuko za Argentine, za Venezuela n'ibindi bihugu bituye hariya za Brazil zitari zigera zimenya ko abo bantu bafite ku mutima, kubera ko bari abanya Brazil, bari abanya Argentine, bari abanya Peru, bari abanya Paraguay, bari abanya Uruguay, bari abanya Chile, ariko bahitamo kujya gutabara mu ntambara Israel imazemo imyaka ingahe. Nibwo urugero ntanze, buriya harimo abantu bo muri ibyo bihugu, niba bazasubirayo simbizi, ariko bagiye mu gisirikare cyo gutabara Israel bavuye ku birometero hafi 10,000 na bingahe, ni ibirometero byinshi cyane ko bagendaga bakora ingendo kubera iyo mpamvu. So rero iyo when it comes ko abantu batabarwa, ntabwo abantu bajya mu tuntu twinshi ko budode n'iki byose. Hari abantu batirebaho ku isi bakavuga bati tugiye kubatabara. So barundi cyangwa abadede, kuko iyo tuvuze abarundi muri rusange tuba tunabahohoteye, mwibwira yuko mwarakoranye, mukorana n'abamayimayi, murakorana, muhamagara imbonerakure, muzishyira hariya ngo zijye kwica abanyamurenge navuga ikinyarwanda, mugira gutya, mutumiza Sami DRC, mutumiza zande yande bose, interahamwe z'amoko yose zaje kurwanya aba bantu bavuga ikinyarwanda muri Eastern DRC, azif abandi bantu ari naifu ku buryo abo bahigwa bo habuze abo navuga ko bumva understandinga imigoko yabo, bo badashobora kwishyira hamwe se ngo bagire gute. Birashoboka rwose, ntawe mbihamagariye muri iki kiganiro, ariko ako kantu mujye mukazigama. Iyo urebye mobilization abantu, icyo nakwita axe d'imale ya Tshisekedi nabo bari kumwe bagiye bakora mu kizarendo hariho hose, yewe bakajya muri bihugu bituranye, iyo mobilization bakayikora, manipulation bakayikora. Abantu bibagirwa yuko tuvuge impande zihanganye muri Kongo, ubwo turavugamo iyo coalition ya leta, abantu bibagirwa yuko bidashoboka ko mu gihe bano ba Rwandaphone bari kurushwa imbaraga cyangwa barushwa imbaraga, nabashobora niba nabyita kwitabaza, niba nabyita gutabarwa no gutabarwa n'izindi coalition kandi nazo zishobora kurwana. Icyo kintu rwose mujye mucyumva. Nkanjye ubwanjye nabikora, ntabwo nabona abantu babera genocide hano mu karere k'ibiyaga bigari, nibwo haba ari hose mfite itike ngo nayo kujyayo najya rwose, kandi ntashobora kuba good commander. Urabishidikanya hose? Ntabwo wabishidikanya ko n'ibyuma n'ibyo kubikomandinga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ubu ndi kubuhanga bw'ibyuma ndiko no ku mikoro icyarimwe, ntacyo wazumbwira. Urumva which means nibi byose ni intambara. So don't worry about your safety. Ni rugamba kurundi, kandi mwabyaye abahungu, mwabyaye abakobwa, nkuko abakomanda banyu bakunze kubisubiramo. Ubundi burya kwibyara kutera neza ababyeyi, rutibwira ngo aba mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ikinyarwanda muri Sanders by'umwihariko ngo bari mu ntambara, ngo imiryango yabiri mu buhungiro, bamwe barataraye ku isi yose, ngo wibwira ko badafite indi karita bagendana n'ishema bafite ryuko mu by'ukuri bitoye bagashakamo abashobora kubayobora ngo barwane, abo bo kwa Corneille Nangaa, ba Freddy Kaniki, ba General Makenga, ba General Sematama n'abandi bakomanda, ngo mwibwire yuko ibyo byo bitabatera ishema. Bibatera ishema kubera ko iyo baza kuba bitameze gutyo bari kumera nk'abandi bantu wenda badafite gitabara, cyangwa se aho bashobora kuba barabigerageje bikanga. So nuko rero umuntu yabivuga, mwihangane kandi gutabarwa kwanyu kuri hafi. Nzi neza yuko ntacyo muzaba as long as muzaba muri kumwe na abantu babumva. Nkeka ko rero umuntu wese ushyira mu gaciro yakwiye kwibaza kuri icyo kintu by'ukuri, bitavuze ko ikiganiro kigamije gutabariza biminembwe n'ahandi hose. Oya, nibyo navugaga ko nabo baragerageza. Mwibaza abantu barwana na leta
leta ni ikintu gikomeye bavandi, bakarwana na leta bakayijegeza n'amanyanga leta bifite n'amafaranga bifite n'iki byose, ariko bakanga bagahangana kandi bagahatana bikomeye. N'umuryango mwiza rero, ntekereza ko yatuma bariya, kandi iko byagenda kose bazatsinda uko byagenda kose. Mbere yuko dukomeza aya makuru ariko twagira ngo ducishemo icyo umuntu yakwita nk'icyo abantu bita bakwita amakomunike ari necrologique. Mu by'ukuri niba ntacyo bitwaye, dufite umuvandimwe mu buryo bwagutse, muzi umustar ukomeye cyane Joe Poster. Ni umuntu w'umwogoshi ukomeye, abandi bamuzi ku izina rya Kayirara. Iyo bavuga bana NYC cyangwa abantu bakuriye Nyamirambo, abahavukiye n'abahabaye mu gihe kinini cyane, nta muntu utarogoshwe, nta muntu utarakunze ubustar bwa Kayirara. Kayirara akaba yitabye Imana uyu munsi, nkuko nduzi amakuru kuri social media yakomeje kugenda bivuga. Abantu ba hano 40 dialogue biryogo yose, hose Kayirara, niba hari salon nziza yogoshe Nyamirambo yayogoshemo, niba hari imideri myiza yadutse yarayambaye, niba kandi hari inkuru nziza zavuzwe muri Nyamirambo Kayirara zivuze. Saho gusa ubustari bwa Kayirara buhera mu mujyi wa Butare, cyane cyane abazi ingoma, niba ari kurya kanga hirya kane rya gatano gutyo. Ni cyara cyane mu myaka za 80. Uyu musore icyo gihe akiri umusore akaba yaramamaye mu bijyanye no kurimba, kwambara neza, ndetse n'inyogosho zitari zisanzwe. Abantu bazi umujyi wa Butare mu myaka za 80, hari umujyi w'abastar, wari umujyi wa kabiri mu gihugu icyo gihe, bazi Kayirara, Maître Kayirara, cyangwa se bakaba bamuzi nk'umuntu wakundaga gususurutsa abari bakiri bato muri icyo gihe. Niba uzi Maître Kayirara akiri umwana muri ville ya Butare, ukaba muzi agenda atera intambwe ashingura nkaho kwa ba Christine, kwa murahabona Chez Christine, za Hotel Faucon, Ibis, ndetse n'ahandi hose. Ntabwo Kayirara muyobewe mu makaritsiye y'ingoma ku mabarabara yombi. Abo Matyazo muramuzi, abo kwitaba muramuzi, nubwo ari karitsiye nshyashya mu myaka za 80, ariko ni karitsiye yari ituwe izwi. Abize muri kaminuza Butare mwese muri iyo myaka Kayirara muramuzi. Kayirara umustar, ndetse niba nibuka neza Kayirara yigize kugira n'akanyamakuru kamuhimbiwe, izina ryako muze kurinyibutsa. Urumva umuntu muri icyo gihe wahimbirwaga ikinyamakuru, bakacyandika bakagihererekanya bakagira gute, yari umuntu ugezweho kandi wari ushoboye kwambara neza, kuko Kayirara kubitagamo filme agasokoza neza, akambara mu gatuza, yanatambuka abantu bakavuga bati this is Kayirara. Yashoboye gususurutsa abanyamujyi, umujyi wa Butare, Astrida, umujyi ville universitaire, umujyi uteye imbere mu ngeri zitandukanye. Abamuzi Kigali rero nabo ndabona bamwe batangiye kunyandikira, navuze ngo banyandikire kugira bamwibukaho. Hari urimo kumbwira Mama Shushu, urimo kumbwira uti icyo nzi yari umusore mwiza utagira roho mbi. Kayirara umusore mwiza utagira roho mbi, aravuga ati giye namumenye nta muntu nzi bagiranye ikibazo, kandi koko ni ukuri. Umuntu uzi ko yagiranye ikibazo na Maître Kayirara atubwire aho yagiye aba hose. Akaba yakurwaga n'abantu yogoshaga kubera stories zitandukanye yageraga batera, akarangiza kukogosha utazi uko bigenze. Shushu yakomeje ati publicité ya mbere ya MTN ya Combo Box, icyo bitaga Alcatel, abyina sha Joe Poster wacu aruhuke mu mahoro. Nguko uko Shushu yambwiye. Shushu nawe ndagusuhuje aho uri hose, uri Kamugi nawe muri uyu mujyi ndabizi. Mama Shushu, wherever you are, enjoy ibyuko wumva yuko umustar wacu Kayirara wacu. Mu byukuri nahoze mbwira abantu nta muntu ukwiye gukurikiza amarira Kayirara, kuko kandi ntigeze arira abantu. Yarababyiniye, araceza, abantu babaga mu bisope bitandukanye baramuzi. Yari umuhanga mu kubyina mu ngeri zose. Muri no publicité niba mbyibuka neza ya MTN yaduka, muribuka umugabo wajyaguza akajya mu bwiherero bashaka kwerekana akamaro ka telefone ku muntu wifungiranye ahantu akabura umutabara, urugero ugahita rwakwiboroka agahita ahamagara bakaza bakamukingurira. Murabyibuka neza, uwo niwe Kayirara. Kayirara rero yaje kunyura mu bigoye bitandukanye, birimo n'impanuka yakoze, aza kugendera ku mbago mu bitandukanye. Abamuzi hano mu Biryogo na hano Nyamirambo, ndetse jye tuganira nk'umuntu w'iwacu, namwitaga wa kwetu, ni inshuti yanjye cyane magara.
twavugaraga utuntu twinshi tubaho tutabaho by'ukuri iyo twahuraga mu mwanya muto twagiraga, akaba yarababajwaga cyane no kwiriya mpanuka yagize atigeze abonamo icyo twakwita nka compensation, kubera ko gatarafitanye contrat yanditse na MTN kandi ni verbal simbizi sinenda gushyira mu majwi MTN, akaba byaramugoye cyane. Ariko nyine ubustare bwe bugatsikamiwe n'iyo mpanuka, kuko atakomeje kugaragara kuri scene yo kwamamaza ndetse no kubyina, kuko yari umuhanga mu byo kubyina imbyino zishoboka zose. Kayirara yarabyiniye ibyo bita kubyina kandi na n'ubwo Kayirara yashoboraga kuba yakubyinira. Nicyo kintu cyamubabaje mu bintu byabazaga Kayirara, niyo mpanuka yamuhombeye agahita ava kuri scene, kandi aribwo ibintu byari bitangiye kugenda neza. Ikindi Kayirara yakunze kuvuga igihe twaganiraga cyane n'abandi bagiye baganira nabwo babidufasha, Kayirara bivugwa yuko yambwiraga yuko mu nzozi ze ahora ajya arota kuzubaka saro ikomeye cyane mu mujyi wa Butare. Ni umuntu wabaye i Kigali akura Nyamirambo ikure yireba nayo ikura imureba, kuko Kayirara ajya agira n'udufoto twari ahubatse amazu ya za Maison Trésor, yaratugiraga batarazubaka akakwereka ati hano iyi nyubako iri hari hameze gutya. Yagiraga iyi album akayikwereka ukuntu Nyamirambo yari imeze. Yakundaga Nyamirambo cyane, abamuzi kuri ariya mabaraza y'Inyamirambo aganira cyane, yambaye neza, yambare mu gatuza. Ndaje mbahe ubuhamya bw'umwe umuntu amaze kunyohereza muri audio mumve Kayirara n'isi, akaba n'isanzura akaba n'ijuru. By'ukuri Kayirara yabazwa no kuba ari metre mu kogosha, ariko akaba atarajyana igikorwa gifatika cy'umwuga we mu mujyi wa Butare. Aho yajyaga ambwira ati uzampa ikiganiro nimbona bamfasha tuzimuke dusubire Butare tujye gusazira iwacu. None asaziye Nyamirambo, asaziye umujyi wa Kigali, asaziye mu murwa mukuru w'u Rwanda, kandi mu by'ukuri twavuga ko ashaje neza. Kayirara nta muntu ugeze ababaza, nta muntu ugeze atera agahinda n'umunsi n'umwe ngo kandi ni ibintu nyine bizwi. Niba mbyibuka neza nkaba ntanibeshye, Kayirara najyaga mubaza ku bijyanye n'urubyaro n'iki, akambwira ko afite umukobwa mwiza cyane akunda wakuriye mu Bugande, ndetse mukuru ambwira ati ari mu myaka yo gushyingirwa. Iyo story nayo yarayimbwiye. Ubwo urumva abantu bamenyeramo byinshi, watekereza tese umuryango we gute, yabagira gute n'iki. Kayirara afite niba ari n'umwe cyangwa ari benshi simbizi, ariko giye wambwiye n'uwo ngumwe wa Uganda cyangwa wabaga Uganda, usize gaherereye he, hashize imyaka nk'itatu tubiganiriye. So akona ko kaba kajemo kugira ngo wavuga ati se Kayirara yagiraga umwana byarabinyibwiriye ko ari uko bimeze. Ikindi Kayirara yari umunyamateka akomeye, aza amateka, aza abantu n'abandi audio mugiye kuva murabyumva, azi turiya uriya. Urumva Kayirara yabaye mu mujyi wa Butare igihe aba ba Muzehe Venant bari wa representaga Yamaha bari abakire i Butare, kandi urumva abakire bakundana n'abastare. Urumva nyine ko abana bavaga mu miryango waba bakomeye, kandi burya na n'ubu niko bimeze. Abana bo mu miryango y'abakire bakunda abastare, no kumva gusa babashimisha aho bari bakajya. Niko bimeze, abastare byo basusurutsa abana bo mu miryango y'abakire n'abakire batandukanye. Urumva rero Kayirara iyo generation ye nibwo umujyi warimo abantu bakomeye b'abakire babihira murabizi hariya kwa Bihira mukunda gutegera modoka rujya hubaswe kera mbere ya Jenoside, ndabyibuka. Ndabyibuka iriya nzu, kuko habaga n'ibikamyo bipakurura amayoga baranguza amabyeri na buri kimwe cyose. Donc Butare imitera imbere cyane. Urumva umujyi wa Butare urimo groupe scolaire, urimo kaminuza, urimo za Sefotec, urimo za groupe za seminaires, abaseminari urimo kuba Batista, urimo za centre z'abascout CFS, urimo hose dohana umujyi wa Viburaga kwa Basebukanga n'ahandi hose. Ukabona ko nyine aba bantu niba mwibuka neza umujyi wa icyo gihe muri iyo myaka za 80 nibwo n'abandi bantu ntabwo bari abasitara mu buhanzi, ariko hari abajama bazwi nka Batsiyeri bo kwa Muzehe uko bizabana, abantu bazwi cyane mu mujyi wa Butare utakinishaga. Siri na mushiki wiwe, sister wiwe, Siri nigeze no kumubona mu gisirikare turi batoya 9 kangahe najyaga mubonamo, niba arabivuyemo simbizi. Afite urumva Kayirara afite izina rikomeye cyane, Kayirara afite izina rikomeye cyane. Nibya kugarukiraga akakubwira urugendo rwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, uko yavunitse, uko yahangayitse, uko yagize gute, uko yarokotse, akakubwira byinshi. Niko yambwiraga. Kayirara umuntu uzwi cyane mu mujyi Butare mu by'ukuri. None mbisoze gutya, iyo umuntu w'Ibutare utazi Kayirara mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ntamenye umuntu ufite urwego mu twita Mushikapuru, ntabwo buri umunyamujyi, ntamenye n'igishushanyo cyabaga kuri Yesu. Nta kintu bajyaga dukubitira turi abana ngo duciye ku musirikare ngo turamureba. Urumva n'abandi ntajya kurondora muri icyo gihe orchestre Nyampinga zari zihanze, za orchestre Impesa zari zihanzwe, z'abaskuti Butare n'abandi.
Kayirara rero no umuntu yavuga ko abingoma kurya nyuma bakurya kangahe abamartyazo he hose Kayirara n'isi nisanzura akaba nijoro Kayirara igendere na washimishije abantu muri make umuntu yavuga ati muri muntu ashobora kuvuga ati mana uzampe kurangiza urugendo nka Kayirara ukiri umustar usa neza reka muri make tujye kuri mu butumwa abantu bagiye batwohereza si benshi bamwe barabyohereza gahoro gahoro baragohereza gahoro gahoro reka ndebe nabohereje audio maze kuvuga ubutumwa bwa shushu yanyandikiye evidama n'abandi bashobora kuzagira bunyohereza nzanye namutambutsa mu cyumweru cyose hari n'undi muvandimwe mo kumbwira ati ndaje gukora aka audio nawe ndaza kugakora insert washobora kuba adafite umwanya muri aka kanya ndazishyiramo zose nejo bone nzakomeza nzishyiremo ikindi umuntu yavuga ntarakomeza abazabona ubushobozi badafite uburyo bamugeraho neza cyangwa se nko kuba buri hafi bakoresheje David Marshall TV ntacyo bitwaye n'ubundi buryo twazagenda tumenya aho ariko sinahatinda byaterwa n'icyamaranga y'umuntu amubwiye sibyo nshaka kwinjiramo muri aka kanya ariko wari wavuga ati se nk'uwo mwari we n'iki wowe wabusigaye gute Insido Suite yatubwira tukamufasha nimero yacu nakamenyetso ko guteranya 50 7 akamenyetso ko guteranya 250 7 ibyo wabikora kandi no kuri screen yacu iyo nimero biriho tukagufasha wenda kuguhuza na bamwe mu muryango tuzabasha kumenya kugira ngo ugire icyo wabafasha nabo nike twabihuriza ntabwo dushaka kubyinjiramo rwose rero Fani reka nawe twumve ubutumwa bwawe waduhaye kugira ngo tubutambutse ubundi dukomeze n'ikiganiro. David Eugene Marshall inkuru y'akababaro yadusesekayeho tubuze umuvandimwe tubuze inshuti tubuze umuntu watuganirizaga tubuze umuntu waruzi ibintu by'amateka tubuze mbese umuntu pe buriya Kayirara ikintu muziho ikintu bita kurimba kwambara Kayirara yambaraga urukweto ukibaza ahantu yaruguriye bikagucanga. Kayirara kwambara yambaga urukweto ukibaza ahantu yaruguze bikagucanga. Uwo ni Fani utanga ubuhamya umwe mu bavandimwe kandi akaba umuntu wa hafi na Kayirara reka zababwire n'ibindi. Kwambara yarazi kujyanisha imyenda yambaraga icyo hasi n'icyo hejuru n'urukweto akaba afite isakoshi yari umugabo ugira isuku yari umusirimu ati yari umugabo ugira isuku yari umusirimu ahantu uzanyura umwari cyangwa umutegarugori agakubwira agatangira umuhamya umugabo ngo yari umugabo ugira isuku cyangwa n'umugabo ugira isuku akaba umusirimu buryo ujye ufata 7 kuba 70 kuba 10 abazi ikintu akubwiye nyine santash umuntu usa neza inkweto ipantaro ishati isakoshi bisa kubita mu gatuza akagira ingendo rero sasa bana NYC salute kuri Kayirara kabisa reka tuvuge ibyo Fana komeza tubwira rero. Kayirara yari umuntu uzi kuganira yageraga urwenya kandi burya arazi ibintu by'amateka cyane uzi kuganira azi n'amateka ibintu by'Ibutare ibintu by'abakire bavuye Ibutare bakaza mu mujyi ukuntu bavuye mu mujyi ukuntu baje kuba mu mujyi ukuntu baje gushaka amafaranga ukuntu baje gushaka ubuzima. Kayirara muri aziranye n'abantu b'abakire benshi cyane ni generation urura mujyi uri bazamate hose zahehe zose buri yarawuzi azi ukuntu wubatswe abakire baho umva inkuru zose z'abantu b'abakire Kayirara niwe muntu waruzizi ahantu yabaga yicaye rero yabaga ameze nk'umwami Kayirara twabaga tumushagaye Fani none urandangije completely urandangije ubu ushaka kure image y'umwana Butare reba Kayirara yameze nk'umwami ahantu yabaga yicaye nta muntu w'Ibutare ujye wiburira uko niko babimeze nakubwiye ngo ndaha ku buhanga bw'ibyuma no kuri kamera dore ngiyi n'amatara yawe ndimo ko ya managinga niko bimeze abana y'Ibutare
ariko turabanyarwanda kuri ubu ngubu kandi Kayirara ariko kandi aho yabaga ataramiwe kuko namwe mujya mukora subscribe ahangaha mukomeze kuzikora mukomeze gukora amalike ku nkuru tubagezaho ndetse no kuri sharing inkuru tubabwira no muri commentaire mutubwire byinshi kuri Kayirara kugira ngo tubashe gusangizanya amateka abo yogoshe mwese mukiri bato yo mukaba mushaje kuko Kayirara afite imyaka yakabakaga 60 yashobora kuba yarigezemo nabandi mwese mugende mwandika ama commentaire kuri Kayirara iyi ni dedication special dedication kuri Maître Kayirara Joe Poster Imana iguruko idashira musaza tubwira atubarira amateka yo mu mujyi atubarira ibintu by'abatsapira atubwira ibintu by'indaya atubwira ibintu byinshi cyane atubwira biryoga atubwira abakire baha buri kimwe cyose yari umuntu uzurwenya cyane yaganiraga yabanaga n'abantu bose abakuru abatoya yari inshuti y'abatoya urabona ko kera yari umukwaferi n'ubu ngubu ngira ngo hari n'ibyo yarakikora nubwo twasangiraga ariko ntago narinze akazi yari arimo gukora muri no minsi Kayirara ku kintu cyo kogosha yarazi kogosha pe abakire benshi niwe wabogoshe abastari wibuka ko muri Urban Boys ari we muntu wari uri muri amaklipe yabo buriya Kayirara ni umunyamugi n'umuntu waje mu mujyi kera umujyi arawuzi kurusha abazima n'abapfuye ko ntari mbizi ko yabyiniye yari umwana mwiza pe yiyoroshyaga yaganiraga n'abantu bose yarazi inkuru zose kandi noneho yagiraga n'ikintu cyo gutabarana Kayirara mu ufite ikibazo ukamwegera ako kantu ko gutabarana yarakazwiho yari wa muntu hora atabara uyu mumama ibyo babwira birangoroba byinshi cyane ko gutabarana yakugiraga inama yaba atari bushobore kuguha ibintu kubw'ubushobozi atari bujyaka akakubwira ukuntu uri bubyitwaremo yiyoroshyaga yaganiraga n'abantu bose yarazi inkuru zose kandi noneho yagiraga n'ikintu cyo gutabarana Kayirara muhuye ufite ikibazo ukamwegera ukamuganiriza yakugiraga inama yaba atari bushobore kuguha ibintu kubw'ubushobozi atari bujyaka akakubwira ukuntu uri bubyitwaremo yari umugabo w'imfura pe nagende yiruhukire mu mahoro turababaye tubuze umuntu abantu bo kuri 40 hari ibintu by'ibimina yabagamo hari amagurupe ya WhatsApp yabanagamo n'abantu hari abana benshi yazanye i Kigali hari abantu yigishije akazi Kayirara yari umuntu witabaza ukamubwira uti nshaka kwambara neza ndangira ahantu ngurira umwenda akakurangira nta kundi nagenda aruhuke mu mahoro Imana imuhe iruhuko ridashira urakoze cyane Fanny mama Fanny nawe Imana iguhe umugisha byinshi nibyo muvuga ukwambara kwe gutabara kubana n'abantu mu ibintu bihuza abantu byose akaba birimo yari afite urwego rwo hejuru rw'ubumuntu était très sociable très sociable même ukabona ko ku bantu yogoshe twese yari umuntu ubona yuko ari respectué mu buryo bwose akakubwira story nyinshi rwose zose ukeneye zose ukumva nta rungu ufite kandi by'umwihariko sinzi neza niba byo wenda biri positive agakunda kubo abantu biwabo cyane yakundaga umujyi wa Butare ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo nababwiye yifuza kuzawushingamo saro yo kataraboneka none atashye ibitenga bituzuye ariko tuzabyuzuza natwe kandi turi mu rugendo urumva Imana iguhiruko ridashira Kayirara Joe Poster Maître Kayirara dufasha umwanya nka David Marshall TV kugira ngo tuguhe iki cyubahiro yewe n'abazagukomokaho bose bazamenye ko n'abagukomokaho bari kumwe baba papa wabo cyangwa se nyine umuvandimwe wabo ari umuntu w'umugabo cyane so ndumva ari byo ngibyo twavuga n'ubundi rero reka duse n'abanyarutsa burumvikana twavuze kuri byinshi duhahururije abanyamurenge kandi byari ngombwa nabyo ni ingenzi reka rero durundi duse n'abanyasandaguza amaso turebe icyo twavuga kugira ngo nibishoboka tuze no kugira ngo tujye ku musozo hano ibinyamakuru bitandukanye byakomeje kwandika ku ruzinduko rwa Emir wa Katari Sheikh Tamim Al Thani wasuye kino gihugu ariko mu byukuri mu bantu bari bamuri hafi hakaba haragaragayemo
umuryango wa Mobutu ndetse akaba yaraneswe mize cyangwa zunangamurage ya Mobutu. Hano ndabona umuhungu wa Mobutu Nzanga Mobutu bari kumwe, bavuga rero ko yasuye Expo Mobutu ifite moto ivuga ngo cyangwa se teme ivuga ngo Mobutu une vie un destin, une mise nationale. Uruzinduko rwa Tamimu Artani rero Sheikh Tamimu Artani wa Qatar, bamwe bakaba bataruvugaho rumwe kubera ko babona yuko kumwereka ibya Mobutu kandi mu byukuri akaga kose Republika ya Demokarasi ya Kongo irimo igakomora ku mizi ya Mobutu ni ibintu byagaragaye nk'ibiriko kugenda biteza impaka. Hano rero bikavugwa yuko mu byukuri Mobutu atari icyitegererezo cyiza kuri politike ya Zaire cyangwa ya Kongo cyo kujya kwereka umuntu nk'uyu nguyu, ndetse bamwe bakavuga bati no kwerekana ko Zaire cyangwa se Perezida Tshisekedi akomeje kwititsa kuri icyo kintu, kwerekana ko afite legacy ya Mobutu. Legacy ya Mobutu ni yihe? Marshal Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabanga niwe wakiriye izi nterahamwe zose mu zo muri Kongo n'aba FDL n'abari n'abandi bose n'aba Exfar, abakirana imbunda zabo abaha inkambi zihinduka inkambi z'intambara z'imirwano za Mugunga za Kibumba n'ahandi hose, za Burende zabo bakomezanya nazo mu nkambi. Uyu Mobutu ni wateje akaga akarere k'ibiyaga bigari, kandi ugiye no kureba no mu ntambara zagiye ziba yewe za Kanyarwanda muri za 60 n'izindi zatotezaga bavuga ikinyarwanda, Mobutu yazigizemo uruhare. Kuvuga ngo yigeze kugira dirikabu cyangwa directeur de cabinet witwaga Bisengimana ngo ni gitangaza yakoze, mwibwire nange muri miliyoni na miliyoni zituye abaturage kuba umuntu umwe ari wazamuye cyangwa se nabandi bakeya bigahinduka igitangaza. Ntabwo ubutegetsi bubiteka burana n'abantu nk'abo ngabo, ntabwo burana nk'abo ngabo kuzamura umwe utsikamira abandi. Mu Burundi haba ibibazo bitandukanye, yewe by'amoko barabyemera bivuga kubona amazina, ariko FDL yagitoragura uwitwa Mbayahaga baragenda baramwegereza bati rwose ubwo mu bwoko bw'abatutsi reka tukwiyegereze uzajya kuvuga maze ujye umucecekesha. Mu gitondo nahoze mbona umwe mu Barundi anyohereza ibiganiro bikorwa n'abita ngo Nutugara i Burundi berekana ko nta kibazo kiri mu minembwe nkuko natangiye ikiganiro mbivuga. So amapolitika amwe n'amagenda ro kirita abantu nk'abo ngabo b'inkebebe ndetse barusorera mu nduru nkuko Simbishije Bisengimana wese ntibyari muri ubwo buryo, ariko nyine amapolitika bikora muri ubwo buryo kugira ngo yerekane yuko nyine nta kibazo abaturage muri rusange muri cadre social bafite. So rero Mobutu yarenganyije abantu bumva ko yabagiriye neza birabareba, ntabyo nzi, ariko bamukoreye mizayo none baje kwereka Emile wa Qatar. Mu by'ukuri nko kububwira ngo dore isoko ya FDLR, dore isoko ya Arire, dore isoko yo gushyikira Juvenal Habyarimana mu mugambi wa genocide yakora abatutsi, kubera ko mu gihe Habyarimana yitaga u Rwanda ikirahuri cyuzuye utagereka handi avuga ko abanyarwanda badashobora gutaha mu gihugu bikunde, mu gihe abanyarwanda bari bahagurukiye gutaha mu butune uhereje ngabo bwa mbere kubarwanya nk'abo ngabo. Iyo legacy, iyo ideology, iyo philosophy Tshisekedi akoreramo niyo yeretse umwami wa Qatar cyangwa se umuyobozi mukuru wa Qatar Sheikh Tamimu Artani. Nicyo kintu bagerageje kumwereka hamwe n'umuhungu we. Nukuri iyi batch ya Mobutu ugashyiramo abitwaga ba Juvenal Habyarimana n'abandi icyo gihe babaga bari ku butegetsi mu bingeri zitandukanye, yewe mu Bugande hari ba Obote n'abandi, ubona ko ari abantu badafite urwibutso rwiza rwo kubakira amamize, nubwo kuyubaka ari uburenganzira bwabo, ariko nta rwibutso rwiza babategerezaho kuri Mobutu. Mobutu nazanye za article 15 kuba abasirikare ba Kongo biba bakagezaho bakaniyiba ubwabo ni legacy, ni heritage, ni ntuze, ni umurage w'uyu nguyu Mobutu. Bakavuga ko ngo Mobutu ngari ubuzima akaba n'icyerekezo. Niba Zaire cyangwa DRC yerekeza mu by'ukuri muri future yayo kuri Mobutu Sese Seko kuko Ngwendo wa Zabanga, iki gihugu kiriwe ntabwo kiraye. Nicyo gihe aharenigera navuga ku rundi ruhande. So natinze rero uko byagenda kose, iyi ni inkuru ikomeje kumera nka brainstorming, aho abantu barimo kwiganiraho ngo bakavuga bati ye uri umugabo, abandi bati nta bugabo bwe, abandi bati Tshisekedi yigaragaje uwo ari we, kuko urumva gusa protocole zifite ko ziganira kuri ibi kuba ubutegetsi bwa Tshisekedi ubu ngubu bugeze aho bwiyambaza Mobutu mu gukangura abazayirwa cyangwa abakongomani. Urumva ko ari ikintu gitewe isoni. Hano rero ndabona hari ibyo bagiye bagaragaza, ntabwo ndimo kubona, reka ndebe uyu muntu wanditse ibi ngibi ninde.
Nzanga Mobutu umuhungu wa Mobutu ngo yavuze ngo j'exprime ma sincère gratitude à son Altesse Cheikh Tamim bin Ahmad Al Thani pour avoir honoré de sa présence d'exposition Mobutu une vie, un destin, ainsi qu'à son excellence le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour y être revenu avec bienveillance. Leur présence constitue une puissante affirmation de notre engagement commun à préserver la mémoire et à faire progresser les parcours historique qui continue de façonner la trajectoire de notre nation. Niko Nzanga Mobutu yabyanditse kuri Twitter yiwe. Uko bigaragara Mobutu yirukanwe n'umuryango wa Kabila Joseph umukura ku butegetsi mu gihe cya Rwanda Desire Kabila. Tshisekedi akaba afite ikintu cyo kuvangira Kabila waje muri abantu bigoma avuga ati dore uriya niwe wirukanye so dore nibi ubwo Tshisekedi yarakavanze batutabona Kabila bujya se wahemukiye intwari nk'iyi ngiyi urimo kureba muri screen. Ibintu nk'ibyo biri aho ngaho gusa. Ndumva rero ari ibyo ngibyo umuntu yavuga, urumva bikavuga ko abaye wa kane mu bikomerezwa bisuye iriya mize ngira ngo nyuma ya Tshisekedi wese 2019 umwami w'Ububiligi wese 2022 ndetse ngo n'umugore uyoboye Serbia muri 24 yasuye ngiriya museum ababiligi se batayisura nta kundi yatashywe muri 2019 iyo mize hanyuma biza gufungwa ngo muri 24 kugira ngo bayivugurure. Ubu rero yongeye gukora ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka iyo nzu bayerekaniramo Mobutu. Ntabwo ndimo kureba aho Al-Thani yanditse ageze kuri iyo nzu. Biranatangaje kubona yarageze muri iyo nyubako yamize ntagire signature cyangwa se ubutumwa asigamo. Gusa hasinywe amasezerano menshi mu ruzinduko rwa Al-Thani yagiriye muri Stade de l'Union Africaine mu biro bya Tshisekedi, harimo ibyo gukurwanira amaviza ndetse no gushyigikira imishinga igamije ubutabazi ndetse n'ibijyanye n'ibyambu bikorera ku nyamazi magari. Ibihugu byombi bitunze muzi ko Qatar iri ku nyanja mu kigobe cya Perse hagati na leta ya Kongo ikabikora ku nyanja Atlantika hariya ku cyambu cya Matadi werekera hariya. Uruzinduko rwa Tamim Al-Thani aho Mobutu ari abamukoreye mize rukaba nyine rwakomeje gusakurisha abazayirwa benshi n'abakobwa barisha bavuga bati noneho karabaye bagiye kwerekana aho wahemukiye igihugu ibigwira amateka bye ngo kandi bigaragara yuko rero nta kintu Mobutu yagejeje kuri icyo gihugu uretse gusubukira bamwe bukiraho bwa article 15 kwiba kugira gute ibintu byo barabira aho ngaho gusa mu by'ukuri. Ngurebye nicyo ibyamakuru byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivuga. Tuvuye ku ruzinduko rwa Tamim Al-Thani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka tujye no ku yandi makuru tugana ku musozo. Rero andi makuru twababwira arimo kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri no munsi nuko mu gace ka Nyabyondo abazarendo baharwaniye n'inyeshyamba za M23 rukabura gica mu by'ukuri. Nyabyondo rero se Nyabyondo si muri Masisi buriya Nyabyondo centre ni muri Masisi n'imirwano rero ikaba nyine yasakiranije M23 ndetse n'abazarendo bari kumwe n'abasirikare ba leta n'abandi abazarendo muri APSRS niko hano bivugwa. Aha akaba ari muri secteur bita Oso Banyungu muri territoire ya Masisi b'ikiva amajyaruguru. Amasoko akakomeza kuvuga yuko imirwano yumvikana imbunda nini ntoya muri Nyabyondo kandi by'ukuri ubuzima Nyabyondo bukaba bukomeje kutamera neza. Ubwo twasomaga iyi nkuru imirwano yari igikomeje nta uramenya rero niba koko hari uwayegukanye Nyabyondo muri iyo mirwano yahabaye. Hano kandi muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa umusore wishwe n'abandi bantu bane bagakomereka mu gihe hari umuzarendo wagabye igitero ku baturage muri Uvira akica umusore umwe nakagakomeretsa abandi bantu bane. Nabyo biravugwa hariya muri Uvira. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane.
ahandi kandi muri Sanje muri Uvira Sanje uvuye hariya za Kamanyora umanuka bahita nguki umanuka werekeza nyine Uvira ugera muri Sanje abazarendo baharwaniye habaye umurwano ikomeye muri no muri amasaha 28 naho bahasakiraniye bararwana ibyo kurwana mu basirikare ba Kongo babihoramo sinzi ikintu babibonamo nicyo bibamarira kuba ari abasirikare bavuga ngo barwanira igihugu kimwe bagahora basubiranamo wibaza icyo byungukiramo kakuyobera muri aka kanya rero reka turebe niba nta namakuru bavuga i Burundi dukoresha ikinyamakuru SOS Media Burundi turebe ko hari amakuru ahari yihuta hanyuma nitubona umwanya tuze kubabwira tuti reka tugende ugiye kureba nta kintu na kimwe kigaragara nkaho ari inkuru nshyashya itrendinga iri on 30 mu Burundi uretse iyo kuba madamu Ndayishimiye akomeje ngo kwigira nk'abamisi yewe se akanakora mu buryo ariko singiye kubihuza n'icyubahiro agenerwa ubu buryo abantu basireyinga mbega bakavuga ati se noneho twajya twabona First Lady Ursula Queen bakurikije ukuntu abona ngo yambara yewe n'imyambaro n'ibirori yakomeje gukoresha bihenze cyane mu gihe Burundi bashonje bafite n'ibibazo byinshi bitandukanye nk'ama essence na buri kimwe cyose ibyo ariko n'uburenganzira bwe sinshaka kubyinjiramo cyane kubera ko First Lady Burundi aramutse abona imyenda yamutokanye ifiyeri yarituta ubuzima bugakomeza koko nawe n'uburenganzira bwiwe hatazajya ugira ngo abantu bafigiriye ishyari umuntu ukomeye nk'uwo nguwo uya n'umuntu ukomeye niba afite imyambaro n'ayambara yambike n'abarundi kazi namubwira iki ibyabo bazaba babikemura bazi uko bazabigenza hanyuma rero nagira ngo ndebe ko nta makuru yandi yaba aducitse kugira ngo tugire hari amakuru ku bakunda imikino ndabona uwitwa Titi Kayishema wo kuri RBA avuga ngo Al Hilal yaciwe miliyoni 111 zihwanye n'amadolari miliyoni 77 ngo yakirire MCRG muri stade Amahoro kuko babimenye batinze babuze ako bandika kafu ngo umukino ushyirwe muri Libya nta gihindutse. Al Hilal yakirira Royal Popo mu Melody Sun nawo muri Libya ibintu nk'ibyo ntabwo tukunda kubijyamo cyane ariko mu itangazamakuru nta kimwe twibuza kubera ko amakuru yose ububona akenewe. Haravuga ko twabivuze ejo uwitwa Nyembo ariwe General Nyembo ari wajyanye gusimbura Amasunzu muri 3e zone de défense ari Kisangani. Reka turebe icyo azakora iyo mirwanire ya General Nyembo witukuje ndamubona hari no rwose yambaye n'ishapure ku kaboko n'ibigozi byinshi cyane naza yigaragaza nyine barebe uyu mugabo mu byukuri. Abanditsi bakomeza kwandika ntaza bakora amakuru baravuga ngo yitwa Sebastien Uwimbabazi akaba ari umu FDLR uyu mutwe afatiwe ibihano akaba rero ngagarutse muri FARDC akuriye zone ya 3 ya defense. Na makuru arimo kugenda acicikana niba koko yitwa Uwimbabazi Sebastien ubwo tuzabimenya tumenye n'ukuntu agiye kuyobora FARDC kandi ari umu FDLR mu gihe nk'iki ngiki muzi ko FDLR imo guhigishwa uruhindu mu bizwi nka Tafok. None ubwo se mu FDLR ni uje kugira ngo mu byukuri aba ari we uzahagarara izo operation aziyobore kandi ari FDLR ababishinzwe babicungira hafi. Nyembo ngo ntabwo yitwa Nyembo abamuzi ngo yitwa Uwimbabazi Sebastien we rero ibyawe byamenyekanye niba ari ukuri ubwo nyine uzazuhonderwe hamwe n'abandi ba FDLR. nakubwira iki urumva abantu baba baza amakuru ndetse ni inkuru ya kwa Steve Wembi utu tuntu twari twiza kudushyiraho none se natwo ni byiza kubivugaho. Parce que si nous ne faisons rien, j'ai vu quelqu'un mourir sous mes yeux, tout simplement parce qu'il était mon homologue. Il s'appelait Major, il c'était un major de l'armée, Major Ngabo. J'étais avec lui à l'ANR, très souffrant.
Il n'a pas eu accès aux soins tout simplement parce qu'il était tout petit. Je suis arrivé avec lui en prison, je me rappelle toujours de ce dernier moment. Il a envoyé des gens que l'on vienne m'appeler pour que je prie avec lui parce qu'il sentait qu'il était en train de partir. Et j'ai fait avec lui la dernière prière avant sa mort. Tout simplement parce qu'il était mon Nyamulenge. Donc ce qui a dit aujourd'hui constitue un mal contre l'unité nationale. hanyuma akavuga ati giye ubwanjye niboneye majoro ngabo yishwa ko ari umunyamurenge ati nari kumwe nawe mu biro by'ubutasi ababaye ntabwo yashoboye kugizwa kwa muganga kubera ko ari umututsi uyu yitwa Igor Mutebi akabibwira umunyamakuru Pero Rwara uyu nguyu uba mu Bubigi ayo na makuru yose agenda yuzuzanya nibyo benshi ubona bakunze kugenda bashidikanyaho kandi nyamara atari ngombwa urumva rero ko mu byukuri umuntu ayo makuru atagenda ayacaho reka rero n'ubundi tubareke mukurikirane amakuru atandukanye ndabona ku mbuga nkoranyambaga zindi nta bintu umuntu yavuga yuko birenze umuntu yagenda agarukaho nizere ko andi makuru atandukanye tuzagenda tuyabagezaho uko tuzagenda tugira ubwo bushobozi ndetse n'igihe azagenda atugereraho bityo rero mwese mukomeze kugira ibihe byiza tubifurize weekend nziza buri umwe wese amahoro y'Imana abane nawe kandi buri umwe wese mu ruhande rwe agire ibihe byiza hamwe no kurindwa na Nyagasani. Biraboneka ako twari tugiye tutavuze uyu munsi birashoboka ko Museveni yahuye na William Ruto kuko biri kuri State House ya Uganda. Reka tubasigiremo ko ndabona no Museveni na William Ruto bahuye sinzi muri Toro district ibyo bahuriyemo ntumbaza ngo nibiki ariko ndabona bameze nk'abahuriye mu affairs zijyanye ni shoramari rijyanye no gukora ibyuma bikomeye tuzi nka acier. So ndumva ari ibyo ngibyo ariko icyo tuba tukivuze kubera ko harabashobora gutekereza yuko abagande n'abanyakenya babanya nabi nyamara kandi abayobozi babo bakomeje gukomeza gukorana ndetse no mu mishinga ijya imbere. Nibyo nashaka kuvuga. Murakoze mugire ibihe byiza.